turabashuhuje. Rero nimba hari umuntu wabyukanye ishaba, nimba hari umuntu wabyukanye amahirwe, ni umuntu ugiye kumva iki kiganiro akacyumva paka kirangiye. Ubu tuvugana intambara iri gututumba hagati ya Afurika ndetse na Amerika n'Uburayi. Iyo ntambara iri gututumba ntabwo ari intambara ya politike muri zitumenyereye, izi ziri muri Congo, izi muri Burkina Faso, intambara ziri muri Mali, muri Nigeri, ibintu nk'ibyo, zo za revolution ziri kugenda ziba, birukana abafaransa n'abazungu n'andi bose, muraza ababirigi bari gutsindwa muri Congo. Iyo ntabwo rero ntambara tugiye kuvuga. Tugiye kuvuga intambara ishingiye ku myidagaduro, intambara ishingiye ku muziki ndetse na filime. Rero iyo ntambara ni intambara ikomeye cyane utakwiyumvisha ukuntu yakabaye intambara, ahubwo yirenze n'iy'amasasu. Rero banza umenye ngo ubu ngubu kugira ngo umuhanzi w'umunyaburayi cyangwa umuhanzi w'umunyamerika abashe kumenyekana, abashe kugira influence ku isi hose, ari kwifashisha umuhanzi w'umunyafurika. Mwibuke hari indirimbo ya Rema ndetse na Selena Gomez remix yabashije kubaho. Mwibuke hari indirimbo nyinshi ya Jason Derulo bagiye bakorana na ba Diamond Platnumz hano hirya kwa Masava, murayizi. Hari indirimbo nyinshi cyane abanyamerika bari kuza bisunga abanyafurika kugira ngo babashe kuba bagira ahantu bagera. Rero kugira ngo banze umenye umuziki ufite akahe gaciro, ufite akahe kamaro kugera ku rwego rw'uko haba intambara ishingiye ku muziki, babona yuko hari ikintu bari gutakaza. Banze umenye ngo duhite tujya kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twese dufatira nk'icyitegererezo mu muziki uyoboye iyi si. Ubundi ikintu icyo ari cyo, ubundi umuziki ikintu cya mbere ni ububanyi n'amahanga igihugu kiba gifite. Baba bafite igicuruzwa gicuruza umuco, gicuruza kwifuza icyo gihugu. Mbere na mbere nimba abanyamerika bashaka ko abantu bose ku isi bagomba kujya bambara amakariso bakagenda mu muhanda, nibashyira abahanzi bakomeye bose nibakora ako kantu bakajya bambara za mini, bakambara amakariso, bakambara amasutiye, bakabigaragaza mu ndirimbo, bakabikora nk'abantu nk'icumi n'abandi bagafatiraho, bizatuma natwe mu mitekerereze yacu tubasha gutekereza nk'abo bantu bo babikoze kugira ngo bagire ukuntu bayobora isi, bagire ahantu batwara isi. Rero natwe nibwo buryo duhita tugendamo. Nimba hagaragayemo nimba abantu bari basanzwe bambara amajipo, bambara ingutiya za rumbiya n'ibiki, bakagaragara bagashaka yuko abantu bava kuri za rumbiya bakajya kuri za mini, bazabigaragaza mu ndirimbo no mu mafilime. Noneho nibigenda gutyo, urumva yuko n'abaturage basanzwe bazigana mwe babasha kureba mu mafilime n'ibiki byose. Urumva yuko ni uburyo buri politike bwo gushaka kuyobora isi yose aho wifuza ko bajya. Mbega wumve ngo umuziki ni agace k'ubutasi cyangwa k'ububanyi n'amahanga igihugu kiba gifite. Igihugu gifite umuziki wateye imbere gifite uburyo bwo kwamamaza umuco wabwo, wo kwamamaza ijambo ryabo riri mpuzamahanga, kugira ngo babashe kuba bagira ahantu bageza isi, yaba ari ukuyoreka cyangwa ari ukuyiteza imbere. Ubundi banza umenye kugira ngo usobanukirwe ibyo ngibyo, banza umenye soft power ni iki. Soft power ni za mbaraga zidakoresheje amasasu, ni za mbaraga zidakoresheje ubucuruzi ngo bavuge ngo twebwe dushyira ibintu ku isoko, nibibura ku isoko ibintu birahangayika, abantu bakajya gute. Soft power ni za mbaraga zishobora kuyobora abantu nabo ubwabo batabizi. Mbere na mbere banza umenye ngo umuziki wa Amerika, filime za Amerika, ibijyanye buri kintu cyose bijyanye n'imideli bya Amerika ni ibintu byadukukiyemo. Umuhanzi wese ushaka guhanga abashaka guhanga abe nk'umunyamerika, umukinnyi w'amafilime wese ushaka gukora filime abashaka gukora filime agereranyije n'iyo yabonye muri Amerika. Umuntu wese ushaka kuba umunyamideli aba yambara nk'ukuntu yabonye muri Amerika bambara. Rero urumva yuko iyo ngiyo ni imwe mu ntambara ikomeye cyane, yuko bari kubona umuco wabo turi kugenda tuwuca amazi, ahubwo turi gushaka kuzana umuco wacu, turi gushaka kuzana umuco wacu ukomeye cyane, kugera ku rwego rw'uko wa muco wacu nabo batangiye kuwugendaho nta kundi. Ubundi kugira ngo haboneke umuco hanze hakaboneka abantu, umuhanzi w'umunyafurika zigakora indirimbo, abahanzi b'abanyaburayi birirwa kuri za cati bareba indirimbo zigezweho muri Afurika, bahita baza begera abahanzi bazo ati twebwe n'ubundi baratuzi turakomeye muri Amerika, reka tubashe kuba twakorana. Bityo wa muhanzi w'umunyafurika agahita agira audience i Burayi,
ariko nabo b'abanyamerika n'abinyungu baba bafitemo ziteye gutya, ni za nyungu ziba zivuga ngo hano turazwi, ariko hariya muri Afurika turi kugenda tuzima, reka twifashisha abantu bafite bayoboye bari kuri hiti hariya muri kariya gace, nibwo buryo babasha kuza kwegera muri Afurika kubera ko babona bamaze gutakara, bamaze gusigara inyuma. Nk'ubu nk'urugero nubasha kumva iyi ndirimbo Calm Down, urwego yayigezeho, niyo ndirimbo yabaye ya mbere kuva isi yaremwa yacuranzwe mu gikombe cy'isi kurenza izindi zose, kandi nyamara nta kintu na kimwe gishingiye ku mupira kirimo, nta kintu na kimwe gishingiye kuvuga ngo barakora iki gikombe cy'isi, ni urukundo rwibereye aho, ni indirimbo y'urukundo, ariko abashije kwinjira mu gikombe cy'isi ibasha kukijegeza, nizo bagihimbiye ahubwo izijya hejuru, kandi iyo menya ko ari umunyafurika babashije kuyireba bareba ahantu izagera, bityo umuhanzi w'umunyamerika Selena Gomez abasha kuza araza yijyamo, arangije areba urwego iriho, arangije abasha kujyamo kugira ngo imuzamurire urwego, kandi ko kubashije no kureba Selena Gomez iyo ndirimbo yamuzamurira urwego. Nimba iyo ndirimbo uri kumva ibyo ngibyo utarayimenya, hita ubanza uyirebe, dore indirimbo ngiyi, yirebere neza, rebaho agace gatoya. Impamvu ngiye kwishyiraho agace gatoya, ushyizeho uyikinnye igihe kirekire bashobora ko bakurega copyright, niyo mpamvu ndikaba agace gatoya, mwihangane, uzayikenera ajya kuyisacinga kuri YouTube ukwayo abashe kuyireba, dore ngiyi. Rero murabona iyi ndirimbo uko byagenda kose, buri muntu wese bashije kuyibona arabona yuko ni indirimbo azi. Iyi ndirimbo rero yageze ku rwego rw'uko buri muntu wese ashakisha uwo Rema. Iyi ndirimbo yatumye Rema abika amamiliyari y'amafaranga, noneho abantu bamufasha nka ba Don Jazzy muri Marvin Record, abo ngabo nibo babashije kuyatindikira, barahunika, bahunitse amafaranga menshi cyane ku buryo ugiye kugurisha zahabu wagurisha amakontineri n'amakontineri. Rero ubwo urabyumva. Noneho duhite tujya ku rwego, duhite tureba nk'umuhanzi nka Burna Boy. Burna Boy ni wa muhanzi mu matop 5 ku isi hose ari gucuruza, ku bantu bari gucuruza, ari kuza mu matop 5, kandi nyamara mu muziki nta n'imyaka 10 aramara, ari kugenda byigana babandi b'abazungu b'abanyamerika yagiye awusangamo, yagiye asanga barafatishije, ari kugenda basunika. Rero hari ubwoba yuko azaba birindura. Nujya kureba umuhanzi Wizkid ubu ngubu afatwa nawe nka Giant of Africa, ni wa muntu wakoze ibitangaza bikomeye cyane, ni wa muntu wabashije gucuruza imyenda yahagaze agaciro ka $40 million mu minota 8 bishize ku isoko, isohowe n'uruganda rwa Nike yanditseho Starboy. Iyo myenda nizere ko uyibona, iyo myenda yiciriyeho agahigo, yabashije kuzuza O2 Arena mu minota 3, yasohoye amatike mu minota 3 barashize. Ibyo nta muzungu wigeze ubikora, nta abo bari hano, abo ba Nicki Minaj, abo bari Rwayne, abo bandi, abo bose nta n'umwe wigeze abikora. Wumve yuko uwo muziki wa Wizkid urwego amaze kugeraho. Nureba umuhanzi Davido, Adedeji, Drake, ubu ngubu maginga ya muri leta ya Atlanta iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamaze gushyira itariki y'amavuko ya Davido, bamaze kuyigira umunsi bazajya bizihiza. Nimba muri leta yo muri Amerika bari kwizihiza umunsi wa Davido Day, urumva urwego bigeze. Wari bwumva umuhanzi w'umunyamerika wahawe umunsi runaka wo kwizihizaho, icyo ni kimwe mu bintu ugomba kumva. None itureba umuhanzi Diamond Platnumz hano muri Afurika, umuntu wahirya rwose atari naho muri Nigeria bahora bavuga, ni wa muhanzi wabashije kwigurira indege, abasha kwitunga, abasha gukora buri kimwe cyose. Noneho turenga ibyo ngibyo tureka kuvuga abanzi ku giti cyabo, duhite tujya ku rwego rw'injyana. Injyana ya Afrobeat ku isi hose yamaze gufatisha, yamaze gukaba hose. Noneho hari injyana ya kasamo twitwa amapiano. Iyo yoyo abazungu udakoze piano ntabwo abimva ko indirimbo iryoshye. Uko twakoraga R&B, uko twakoraga rock, uko twakoraga hip hop, niko abazungu no bari kwirukankira mu mapiano. Rero menya yuko aka ni agaciro ka Afurika. Menya umuhanzi Bruce Melody waha mu Rwanda hano iwacu yabashije gukora indirimbo we yitwa Funga Macho. Shagarangije arayumva agenda muri ya diri ivuga ngo uyu muntu ashobora kuba akomeye muri aka gace ka Afurika, naye kanange mwisungeho abashe kuba yamenyekanisha. Kandi koko yarabikoze, yaragiye kwishaga, yari yarazimye naha, turangije arongera bibyutsa turamumenya. Ntiyaje bagahita bayisoroma ikaba we nishiza rawundi, kandi ari hano mu Rwanda. Nimba ushobora kumva umuntu hanze nka Meddy, nta korabo, akoze indirimbo siro uri kagira views miliyoni 100 zirenga. Ibyo ngibyo hari n'abazungu byananiye, hari abazungu batajya bagira izo views kandi tuzi bakomeye cyane, bakomeye bageze ku rwego runaka bamaze gutambuka. Rero
iki cyari icyegeranyo kikwereka yuko Afurika natwe urwego tumaze kugeraho, tumaze kubirindira umuziki w'abazungu, kandi tuzitega intambara izaba hafi hagati y'ibyo ngibyo. Babona twababirindiye byagiye, bazahita batangira nk'uko bari gufatira Ubushinwa ibihano bivuga ngo tururize imisoro n'ibiki byose. N'indirimbo nyafurika nazo bazatangira bazaneho amananiza, kubera ko babona yuko ku mbuga zabo bizaniye ziri kubarya inamba, ziri kubashwanyaguza. Rero mujye mwibuka gukora subscribe, mujye mwibuka gukora share ku bandi, ibi biganiro bibashe kuba byagera ku bantu bagari, abantu benshi cyane. YouTube channel yacu ibashe kuba yagera higera. Ujye wibuka gukora subscribe, ujye wibuka gukora share, byose ujye ubikora kandi bikore nk'akazi. Turabashimiye, Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi mujye musopotinga ibintu byose mbabasha kumva kuri YouTube channel yanyu. Ni yanyu.